urabona se urabona ngende bose urabona atari heza atari bya bindi byo kuza ugahura n'abapasiteri bari kuvuga ati ibiki n'ibiki aha ngaha nta muntu wakuyamurebye na n'abantu benshi ukunda nawe iyo mbona kukuza abantu nabona hasi ubwo iyo utaza kuza ukareba niburanye mba natekereje mwana se urabona hano ngo ni abantu twahura nabo mu muhanda ariyeni nayo niyatunguka aha ngaha mu ishyamba se niyidatinyaga biki itinya ishyamba yabidatinya umuntu igatinya ishyamba ubwo se babanuza bare dukomeze imbere turebe ko twe twavuganye hano ngaha mbega hantu kwasukara twaye iki sahu hano ni habise ingo sha none wabigenza hano ni habi nta hantu wabihungira rero ibivajoro biri kuba byagiye mu mashamba hose biri kuba byuzuyemo none kwanzanye mu mashamba uzi ko birimo oya ntacyo bitwaye si uko turi kubirwanya ariko ntuzi utabirwanya si cyagukoraho mara ko shiri nawe tuzazuri ubu cyagukoraho mara oya nta kundi twabigenza ariko ntari hano ntacyo hatwaye nubwo tuba twirirwa tubirwanya nko muri iriya minsi twari turi kwigira imyitozo muri Amerika kugira tuza cyagihe niko byagenze ariko si wowe ko na fone itari ihari naraguhamagara kubura mwibaza impamvu ariko ntukwihangana afande aba yatubujije amatelefone aba ari nk'iriya nta n'ubwo uba wemerewe no kuyikoraho nyine ngo ni kubujya nta n'umuntu wavugisha n'umwe ubwo ni ukuvugana n'abandi basirikare bagenzi bacu dukoresheje ibyomba ariko umuntu usanzwe we nta n'ikintu twavugana nyine urabona bitoroshye ntari bari kutwikomereza tukagenda nyine umeze mute ese papa iminsi myinshi goranye hari yewe nari nzi ko mutari buze ngewe nabonaga amasaha yagiye ayibaze ese ko mwatinda hari impamvu nyine yahabaye niyo mpamvu ariko natwe ntari umwanya munini da mu kazi biba byakaza reka ari mwari mwabuze imodoka imodoka yari igiye muri gare se ahubwo suzi ko ubuzabuza abanyeshuri kugira nyine ubone imodoka uri umugenzi bisanzwe sinzi ukuntu byagenda aha ntabiba byoroshye none aho twageze umupine kuvamo turebe uburyo twicara mane tuvuge twicaye nyine twiganire twicaye ntari bibine dupfe kwicara hano ngaha nyine ntacyo bitwaye ariko twaba kano ni habi ni heza ahantu ni heza ahubwo nta n'ahandi hantu wahakura ese mwana hano hari n'akayaga kameze neza naho ubundi mwana ni gutya uzina hari imisozi myiza kabisa uri kuhabona se iyo uri hano bagureba ahantu hose ushaka ikidayimoni cyo nikiri dusanga hano abasore babiri koko abasore bawe nta kintu cyadutwara cyane cyane uyu nguyu we uri no muri gurupe birwanya ibaze mu kanya shiri twahageze ariko si shiri ngo sinumva ngo hano niho muba muri gukorera akazi ngo muri kurwanya ngo biriya bintu by'abapasiteri baba batubwiyeho mu nsengero vati niyo cyaza ariko gwamangane ndi kuza nanje tugeze harahirwa abanyano hakudutse wagera ni nazahanyuze aho ngaho niyo fande yarari kudutoreza hano mwitoreza mu shamba none waje kurwanira mu nunza mu bitabire mwitorezaga mu muhanda mu muhanda wapi ntago byakunda none singa kuratwurira igiti cya metero 200 kucyurira mu masegonda 30 ubwo wagikura wacyurira mu muhanda igiti cya metero 200 wacyurira ni iminota neza muri kubaga muri ariko buriya mwana buriya nk'ubu namaga mufite ubwonko nk'abantu muba murwanya ibintu nk'ibyo bivajuro mwana ujya mu gisirikare rega ahubwo ibyo bintu mubaga muri kubibona nose nawe wakibonaho ngo umbwire ukuntu gisa nurakibonaga in live ahubwo noneho we ukibonye wahita unati kibuga gisute gisa n'umuntu ahubwo tubwiye ugiraga ngo nimbuzi inkende ni kibaga kiri kuja gukodwa na kari koko na rubaga rubyibushe nyine mu kuntu nta nubwo kibaga wagize ngo wagisiga ese ko bavuga ngo rurihinduranya ngo ndumvaga ibintu byinshi mu mafilime nkabona biri ushobora kubona kimeze kiri nka hara hejuru
ukakibonamo nk'umuntu waje kubona ukabona cyabaye nk'inzoka. cyakihindura nk'igiti kikaba nk'igiti. Ushaka hari n'uburyo uje kubona ukabona wabura ukurira igiti, noneho waje kubona ukabona usige hejuru mu kirere nta kintu uri. reka ngwase ariko tubeshye Oya, igipara ari gutera. oya ibyo nta nubwo ari n'ibiparu, kuko mwe Tubyibore bana abakobwa ndabona bagize ubwoba. hatagira n'uramuka agahahamuka karara arabirota. Naho ubundi sha nyine bana naho ubundi nuko ngoko. Ewe nta cyatuma utahakunda kuko hano ni heza cyane. Ikindi hari n'intuza n'akayaga. muri kwe cyane ngo twakoze itembere nyine dutemberera muri naca, niyo mpamvu tukibona hano muri iri shyamba wasabye uruhushya wituza wiza muri ibi ngibi byanciyeho nanjye nabigushaka. bagira kafitiro Ni umwanya muto twese dukikana twese. okay muri minota ibiri ku cyicaro hariya hirya muri minota ibiri uba ugarutse wambaye neza imyenda z'akazi. okay muza mwese muza ako nta nubwo mwumva shaka ntanuka nta mpamvu gusa kandi nabisheke ishyamba pe mwarigeze ujyanye Bande twabonye rero hano nyine hafite umutekano, twirirwa turagenda mu nzira abantu bari kutwibaza. Twabonye hano hantu ariho twaza, ariko ndabona ari atari ubwa mbere twahuraho. Wowe ni umukobwa ni ubwa mbere twahura yatugongana ariko wowe sha bakuye he wowe nani hewande azeni yitwa senye bakubaza menshi nari ngomba okay bashaka nawe wabyinze ushaka kudusoza ukaza gukora ibindi Kuziro ya mufate shiri wanje mu muhotere mukuru. urumva wazafariye n'ibindi oya utaminze rimwe rero yes sir okay kuva rero gikurikira kujya ku sitasiyo kumva tukareba ukuntu twakibona mwebwe ko ufite ikibazo gikomeye cyane ko mwaje muri ishyamba ry'ikuri kubonekamo ari yene mukumvye kuboneka fandi guretse gufata uwo mwanzuro ndabizi impamvu nyine unafashe umwana waba nawe ufata ubyumva neza nyine impamvu yo kumvugira ngo utangiye kuvuguruza inzego okay nari wajye vaho neza shaka jya vaho genda wihute wowe naza kunyuzemo iki kugira ngo ukwenda inzego z'umutekano kugira ngo bigende neza ubyumve Fan. Yes sir. Dore ngiyi. Wayibonye? Osho boy boy. Hawai. Niko. Kuta ari. Niko. Haji, yosana kutumanya. Jump.
Yego. Mkono. Urakomeye. Mura. Turaho tumeze neza. Nari nje kugusura. Nta kibazo ni karibu. Mbese ko nahoze muhamagara ntufate telefone byari byandenze. Nanjye ndiri mu masengesho ndi kureba ko nahashe cyaki ubone ari he. Mbese ubwo byagenze ute? Ariko niriwe ndi gusenga. Hari ibintu Imana yambwiye bidasanzwe. Ubwo ni ibiki? Ahubwo mwibarize wa mukobwa wawe. Umukobwa wanjye ahoze ari hano harahaganye. Byaga bitakunda uriya mukobwa kera kintu niwe gishaka cyane. Ndabyumva. Rero nawe ukwiye gusenga ugakoresha ibishoboka byose kugira ngo turebe ko Imana amasengesho yacu Twari twabibozemo ariko harahaganye harabwaje. Gusa umuntu yaba amutegereje. Nta kibazo. Uri kubona biragora. None ubwo kubera yatinze uzagaruka kumureba. Mbona yatinze kuza. Ubwo ejo nitubona kandi turaza kumureba. Nta kibazo. ese abantu muba muri kuze kandi narababwira ati tubyihoreye mugabo ese kubona abagabo bawe badufashe koko abagabo bawe badufashe none reba hano bahamagaye wamugana se wowe bahamagaye ni wowe ni wowe tugambaniye niba yatari mushire wanje wowe udatwavuga kandi nawe si kubarimo ubusi bwo baturekura niko turi kubona rero cyari kigiye kujya tumurekure ukumva mpamvu yo kwishimisha ushobora kwishimira byose ukamubwira aho nta muntu ujya wishima kumva byatubabaje kugeza noneho igihe kirageze tujya turasezere tuvane hano ngaha mujye mu maguganye murakoze mujye gushaka amasengo yumva ntabwo uvuze amaguganye mujye gushaka amasengo mutahe muri mukwaniro kandi ndababwira ko senge tuzira kuba twamisha gasanga bashamba ni ibicana rwose nuko ukamuvuga kandi wacu rero abasezere mutahe numvise yego Karisa we Karisa we hano uti uko bimeze gira fande hara azahano attention abasivile rero yakoseze batatu ujya kwitegurisha wakitete tugize imiryango basubijeyo emekanye ntaryo azaye kudutinda none yakoseze rero batatu yakosaga muri ashamba sibyo murota murakoze naho ujya musendera bafanisha iko murakoze tuzagaruka shaka yihuta vuba muga kwano gato yataro kwandanya mugezeho kugira ngo tubone kwasha kiriya kintu cyateye isi yacu rero uko mubibona abaturage basa nkaho nta kintu bazi kandi ikintu bitayo bafata nk'imikino yego yes ubwo rero ikintu nabasaba bakaba umukino kuba fedi yes rero baba batangiye kujya umuvemo
Yes, sir. Manze bari cyo kintu cyaje. Yes, sir. Kandi kujya myitozo. Bavuga ngo dukina muri bakina myitozo tukagira vuba tugataha. akiri kandi abazana umuntu bameze nk'uko mubibona yabwiza nge icyo yambwiye yitwa Marisa ikigira kuri sitasiyo ya bamutoje hano bavuga ati adufashe muri izi ngamba turimo Sawa bari kuva nta kintu. Ese ni position. okay Yes, sir. donc mubyumvise rero iyo muje mu kazi ko kabato ubwo mukayitoje kuri nisho Yes, abyumva usibye amatwi atumvaga ibintu pasiteri yari yarabitubwiye yarabivuze nyine hari yabibwiye wonje ntabyo niyumviye yarabitubwiye ndi kumwe n'umuntu yarabivuze ariko se none ntabaho ngo turasenga cya kintu cyane ubwo reka niyihutire ahubwo kitanansanga hano ngaha mu nzira ubaza kinyasangiye hano na n'ubu muracyagiye na n'ubu muracyagiye bate wamerekeza ibintu by'akazi ubwo cya kintu kibagaho pasi cya kintu kibagaho nta mwari mubizi sinari narabibabwiye ko twerekeze uragenda badusengera n'ikishibona umuntu narababwiye nanjye nari ngiye mu masengero aho pasiteri ibintu by'akazi pe bakiboneye naho nibyo nyine nuko nari ngize ngo mumbwireho ariko hari ahantu ngiye nagiraga ngo ni n'amabere ntacyo muraba ubu reba hano turi ukuntu dusiga hano ngaho ntacyo muraba cyangwa ko tugende turiruka nibyo byashoboka ariko mugende muri gusenga udusengere umuntu ugenda uri arabasengera gusenga pe ugenda wihutira ko uhuye n'abantu mwagira mukirwa mwiruka